ndagushima wabonetse muri Yesu urukundo wawe rwinshi wakunze twebwe abagizi Mana watanze umwana wawe wadukisha amaraso ye nje guhimbaza mwami Yesu kuko wangiriye kandi wamfiriye ku giti umuraho ibyaha byanje muvunyi wanje ndagushima ndakwihaye uwawe rwose Mana rurema ndagushima wabonetse muri Yesu urukundo wawe rwinshi wakunze twebwe abagizi Mana watanze umwana wawe atukirisha amaraso ye nje nguhimbaza mwami Yesu kuko wangiriye kandi wamfiriye ku giti umuraho ibyaha byanje muvunyi wanje ndagushima ndakwihaye uwawe rwose wasize ubwiza bwawe bwose wari ufite aho inaniri imbere inama y'igitambo twari ibyaha by'abatugukundira mukiza wanje ibyo wanyishyuriye byose urwo rukundo rwawe rwinshi rusharutangaza cyane uko nagiriye ubwo buntu usumba byose akamfira reka ngukunde mwami Yesu iminsi yose ngushimishe nje nguhimbaza mwami Yesu kuko wangiriye kandi wamfiriye ku giti umuraho ibyaha byanje muvunyi wanje ndagushima ndakwihaye uwawe rwose urukundo rwawe rwinshi rusharutangaza cyane uko nagiye ubwo buntu usumba byose akamfira reka ngukunde mwami Yesu iminsi yose ngushimishe